n'ijana na n'igiceri na kimwe yansigiye rwose ubu ngubu nawe ubona kujya nahamana pe. Ubu se wamagani kurya bigenda gute? Kujya nahamana ni ukugenda ubwo nyine nagira Imana nkabona ayo 500 nkajya kugura capati n'ibyo bishyimbo bakabona n'umuntu muzima nyine yanyijeje ibitangaza buretse ndi gushaka amafaranga tugura imyenda y'umwana nawe urabiza abagore tugomeza muri ibyo byizere umugabo ari gushaka nafite gahunda yo kuntu. Urambaza iki se? Uriya mugore mwaroze mwamuhoye iki? Namuhoye iki? Twapfuye umugabo. Mwapfuye umugabo. Ngibyo bigaragariye ahangaha. Yego. Byumvikane ngo aya na amaraso y'uyu yari yaratanzwe kugira ngo ameneke agende mu gihe gitoya. Nubwo hashize igihe kirekire ariko bagendaga bongeramo ibindi n'umutima wuriya mugabo we. Yego. Rekana nabikubwira buriya nubwo batabibona ariko buriya liberatari yaratwaye umugabo we. N'umutima yarawutwaye. Buriya hari ibyo ndi kubonamo hariya byinshi ibyo ari kuvuga nabyo inzu ye yarayifite iragurishwa iribwa na liberata. Murabona mwiki inde liberata niko buretse tuvura amarozi y'ubwoko bwose waba uhinga ntiweze uratwegera ubu ikindi waba urogerwa icyo gihe nabwo turagufasha tukaguha imiti ituma abantu batakuroga ukagenda nayo kandi ukajya ugenda umeze neza. Ikindi dutanga umuti w'urukundo ni ukuvuga ngo uzi ko umugabo wawe aguca inyuma uraza ukatwegera ukatubwira uti cyangwa se ubikeka ushobora no kuba utabizi neza ngo ubihamye ariko ukaba ubikeka uraza ukatubwira uti mfite ikibazo kimeze gutya dufite uburyo tubikugenzereza umugabo wawe cyangwa se umugore yagenda aho ageze ntaveyo tutarahagera. Ikindi nanone ku bagabo badatera akabariro ngo bigende neza wigeze kumbwira ngo abantu bari hanze ngo bakwandikira kuri WhatsApp bakakohereza amafoto ukabafasha urugero nk'abaye baba bari nko muri Amerika bakaguha amafoto ese ibi wari kubibavura batiriwe baza hano bagakira? Amerika, Aziya, Oceania, Uburayi aho uri hose ubwo Afrika niyo mvanyemo. Yego. Iyo mfite ifoto yawe na adresse yawe njyewe mba ngufite. Yego. Rwose aho uri hose urampamagara tukavugana nkagufasha niba ngi ubona biviremo hano njyewe mfite uburyo mbikurura nkabivanayo kandi uri iyo ngiyo. Kunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kaza TV show nk'isanzwe nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Nshimiye mwese mudukurikirana ibiganiro byacu ubana natwe wowe ujya muri comment ukandika comment wowe ugira inama n'ibitekerezo aho tubana wowe ugira iki utanga cyangwa se ugira inama abantu bose tuba twaganije bagiye banyuranye n'ubundi bufasha mugenda mutanga Imana igisubiza aho mwakuye. Uyu munsi turi kumwe na wa mama ntagakira umukobwa ko n'umubyeyi yenda kwibaruka mu mama wa papa Vanesa yashatse wa kabiri ubwo namwita wa kabiri kuko niwe tureba ngira ngo mwahisemo mwibuka muri kumureba arakuriwe bigaragara. Yampamagaye ambwira ko yifuza ko musura ko hari ikibazo yagize yifuza ko twamenya sinjye namwe mwese mukabimenya kandi ko byihutirwa kandi akomerewe mbese kahangayitse muri make. Ngira ngo muribuka ko ubushize twaganiriye bari kwa mama Vanesa umugabo n'umugore baratahana bajyana mu rugo rwose ubona bishimye ariko nyuma ngo ntibyagenze neza. Niyo mpamvu rero turi hano kugira ngo abashe kutubwira muri make byagenze gute kuki yamamagaye ameze nk'umuntu ufite agahinda ntago ndabimenya neza. Ndagira ngo rero tumuhe ikaze hanyuma we abidusobanurire nk'umuntu ugiye kwibaruka akaba afite agahinda navugana umubabaro nkuko nabyumvise ikibazo kigomba kuba gikomeye. Reka muhe ikaze hanyuma atubwire muri make byagenze bite ni ikihe kibazo cyavutse
byose nyine abidusobanura ndetse no kuva cyagiye umugabo batahana uko byageje kugenda nyuma no kugeza uyu munsi uko byifashe. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Amazina yawe nkunda kuyibagirwa yanyibutse. Amazina nitwa Nyensi. Agnes. Yego. Anyi umeze ute? Meze neza ariko cyagiye nyine cyagiye urabyibuka ko twavanyeyo tugendanye neza nyine. Cyagiye turi kwa Vanesa batahanye n'umugabo. Na twaratahanye tugera mu rugo nyine mahoro aza kuna. Umugabo se? Gutaye. Reka wenda tubigenzemo gake kugira ngo basobanukirwe. Wa munsi mwariyunze. Twariyunze. Batahana mufatanya agatoki ku kandi. Yego. Mujyana mu rugo. Ubwo rero kuko ni n'ahantu mwabaga siho muri cyane yarantaye mu nzu ubuzima burancanga nawe urabibona ukuntu meze nkuri we nyine nta mbaraga ntaki ndaza ngira Imana mbona ndakodesha kano kazu urabona ko ari gatoya noneho mbere bwo twabaga mu nzu nini warabibonaga ndaza nishyura nabwo ukwezi kumwe ubu nabwo sinzi ni gushira ukuntu bizagenda kugira ngo gute kuvuga iyo umuntu avuze ngo umugabo yarantaye haba hari impamvu uko biri kose urumva niba mwaratashye mumeranye neza hagashira iminsi mumeranye neza ate gute byagenze gute nyine dusobanurire twumve neza ikibazo nimba ari we cyangwa ikibazo kuko umuntu wo guta umugore wenda kubyara nk'umeze ntekereza ko bwari ubunyamaswa bibaye nta mpamvu igaragara impamvu twumve niba impamvu ari wowe cyangwa se impamvu ari we intandaro yaturutseho kugira ngo umugabo agende. Nyine namubajije bya bindi bya Mama Vanesa ibiki n'ibiki nyine Mama Vanesa uko yambwiraga bona nibyo urabizi yuko nari ndi kumugagura imyenda y'umwana nta mwenda n'umwe yaguze usibye ubusarubeti bungaye bubiri nta mwenda usibye ubusarubeti bubiri habe na kamwe. Ubwo rero bivuze ngo arangije aragenda arikubita aragenda nanjye ubuzima burancanga kugira urabona i Kigali ni hatari. Ubwo nyine nanjye ndaza mba muri ubu buzima ubu ngubu nawe ubu buzima nyine nibwo nsanzemo uri kubona ko nyine nakubwira iki se ubuzima nyine buranje ngeza gusezera ngakubwira ati ndagiye kubera wenda impamvu ni kubera ko ngiye ahanga unamenye n'ahantu agiye reka naramubuze ubu burundu sinzi naho ari ndanamuhamagara kuri telefone ntanyitabe na kenshi nkamuhamagara akankupa ubwo si ubwo koko ntago nzi ahantu yaba yaragiye pe gusa nyine biba bimbabaje none si ubu koko ibibazo byinshi so Vanesa nge nabonaga yarahindutse yago ko nta guhinduka burya yageze mu rugo nyine biba rwaserera noneho umva biba rwaserera cyane rwose nabonaga yarahindutse kubera ko wabonaga avuga ngo rero yagiye ngo mu kazi wenda ko yari yagiye mu bintu bifite akamaro iki ubona nta kibazo aseka nta mutima mubi none yaratinyutse ava mu rugo aragenda yavuyemo nta n'igiceri nta n'ijana nta n'igiceri na kimwe yansigiye rwose ubu ngubu nawe ubona kujya nahamana pe ubu se wamagani kurya bigenda gute kujya nahamana ni ukugenda ubwo nyine nagira Imana nkabona ayo 500 nkajya kugura capati n'ibyo bishyimbo akaba ari byo niririrwa nkanabirarira ubwo nanjye ubusimbizi kandi urabona ko nkuri we kubyara kwanjye ubusinabimenya cyane rwose nawe mbwira ukuntu nzagera kwa muganga nta sarubeti nta kintu na kimwe rwose nzaba ngiye hehe none se ko ugira ababyeyi ufite iwanyu iwacu ndahafite ariko nawe ntibifashije mukuru wanjye nawe mfite nawe yashatse umugabo abyaye 2 ntiwapfa kugenda ngo ugende ku mugabo kwa mukuru wawe ufite undi mugabo ubwo se yagutunga gute niyindana no kubyara kandi nawe ubona nta atifashije no mu rugo aho ngaho uvuga naho bajya bavuye umva naho ari hatari mufite yo mukuru wanjye nawe yababyariye w'abana 2 ufite abakuru 2 ubwo rero naho sinapfa kujyayo n'ijya sereri nabo no kujya ni ikibazo umva ngiye byarancanze nyine uko mbona gutya byarancanze umva yarayingiriye nkanga kumwumva nkavuga ati n'ay'abagore
ariko nyine naje kubimenya pe. Mama Vanessa ahubwo ndashaka kuzamushaka nkamubwira ibyambayeho nanjye. Kubera ko buriya nyine ngo ariko buriya iyo ubana n'umuntu uramwizera cyane kurusha cyane uwo hanze amukubwiye wakumva ko nyine naramwizeye nk'umugabo, ariko nawe reba ibyo yankoreye. Igitangaje ibintu byose papa Vanessa akora birangira nabi, nta mugore babanye ngo batandukane neza. Mama Vanessa basezeranye bafitanye abana bakuru, reba uburyo batandukanye. Yaba n'abandi bose yashatse batandukanye nabi. None nawe yashatse tukanabimenya nyuma nawe reba kuntu nawe ashobora kuba yanagutaye akajya no kundi mugore cyane rwose. Ubu wasanga ari ku wundi mugore. Biba ari indwara yo gushaka abagore afite ahubwo ikibazo kuko ndamuhamagara telefone ntayifata. Buri munsi nta munsi nayicishamo ntayifata. Ubwo rero nanjye byanyobeye pe, byanyobeye ahubwo mwamfasha. Umva ni ibibazo nyine, nawe urarabona ukuntu i Kigali ibintu bimeze n'ukuntu umuntu aba abayeho. Ubuse abasubiye kwa Mama Vanessa ntabwo yasubirayo. Simbizi simeruka kuvugana na Mama Vanessa. Ntabwo yasubirayo Vanessa. Nimba yasubiyeyo simbizi, duheruka kuvugana cya gihe, ubwo nyine nimba yasubiyeyo. Tugomba ko bavuga ko abantu baroga. Papa Vanessa ikintu cyerekeranye n'abagore bashaka kuba baramuhaye pe. Baramuroze ntabwo ari gusa. Ukuntu yavuga ngo urisharingo. Yego ko ibyo byahise mitoma ubona biryoshye. None ibyo byahise birangira cyane. Arirukanse aragiye umugabo ahunga ikibazo cyangwa se arabanza agakemura ikibazo. Gusa aratekereza ko wenda ibyo kwambara wenda twanashakisha umwana azambara iki, umwana azarya iki, uri kwa muganga uzaba uri kumwe na wenda wanyumba ushobora ntiwabona inshuti yawe kujyaho kwa muganga. Ariko se mu kubyara k'umuntu iyo ufite umugabo uba umukeneye cyane rwose, urapowa. Niba wari umufite uba umukeneye. Ayo mafaranga yo kwa muganga yego ni kuri mituweli, ko no kuri mituweli amafaranga aragenda. Yego kasigaye ari menshi cyane, ahubwo sinzi ko nzanayabona. Ntabura kugenda ni kuri mituweli. Ayo mafaranga abakenewe nk'ubu nta kazi ufite. Nta kodere nirwa nicaye hano. Nta kintu wakora. Ntacyo pe. Aharya saa sita na nijoro. Ajya saa sita na nijoro, ntazi uko mbayeho, ntazi niba n'abana be bariho. Ubwo rero simbizi, nanjye ubu byaranyobeye rwose. Gusa Imana izamfashe mbyara amahoro, ariko nyine ntihazemo ibindi bibazo. Ariko yarampemukiye pe, kunsiga ngiye kubyara akagenda. Niyo arindira nkabanza nkabyara akagenda narabyaye. Ariko se abagabo bo muri iyi minsi yewe n'ibihe byanyuma. Ntabwo nzi n'ukuntu atereta n'abatereta akabashaka, sinzi cyangwa ari kubabwira. Simbizi ubu ngubu nta mafaranga afite. Ndamubona nta nayaremera ko afite. Nese ubwo agenda gutereta abandi nta mafaranga ari kubaha. Ubwo nyine aba ari kuyabaha iki? Nimba yaguhaye ubwo n'abandi arayabaha. Yego ko mana yanjye. Kuko ntabwo Papa Vanessa iyo atandukanye n'umugore cyangwa se n'umuntu bari kumwe muri iyo minsi, byanze bikunze abagiye ku wundi. Ubu ngubu bwose ubu yagiye ku wundi. Ubwo mbere nibwo buryo byagenze. Akimara gutangira kujyana ibibazo na Mama Vanessa, nibwo hahise hazamo uwitwa Vicky. Uwitwa Vicky ajemo asa n'uvamo, nibwo nawe wahise ujyamo icyo gihe nyuma y'amezi runaka. Ugaragaye ubu ngubu uko biri kose, ugafite ahandi yahise yerekeza icyerekezo cye. Waravuga ati reka mutenye. Oya mfite agahinda kenshi pe, mfite agahinda kenshi nyine. Ariko nyine nta kundi nabigenza. Nese nabigenza ne ko ari ku isi imeze. Umugabo amara kugutera inda, aho kugira ngo mwite ku mwana yagize akaba aragutaye. Ubwo rero nanjye ubu ngiye kumwita, ndamwitaho se nta n'akazi ngira, biragenda gute? Cyo koza nyine ubwo ngubu wenda abaturanyi bazijya bamfasha. Ikintu cyantangaje no kuntu yakubwiye ko ari umusore. Yambwiye ko ari umusore. Ibyo ndabyumva ndabyemera. Ego ko narabyemeye ko ari umusore rwose. Arambwira ati ngiye nta mugore nigeze. Mama Vanessa tuza gukubitana. Ego ko arambwira ko ari umugore we, birantungura. Bambwira ko babyaranye.
nanjye numva birambabaje mbura uko mbigenza ndenzaho mama Vanesa aranganiriza ibye ndabyanga ati wapi ntago bibaho. Ubwo rero ariko namaje kubyibonera nta kindi narenzaho, ubwo nuko nguko nyine byagenze, ariko Imana yonyine niza izandokora kuko nta kundi kuntu nabigenza. Nibibazo biza bihetse ibisubizo, yego yuko bavuga, ariko ibisubizo hagiye bitinda kuza, ibibazo bikaba byinshi. Ego ko ubu ibisubizo bizaza ajya, ariko nawe uri kubona ubuzima mbayemo ubu ku kwezi ni gushira iyi nzu urabona batari buyinsohoremo, nishyuye ukwezi kumwe kandi nabwo kubiyabona byari ikibazo. Nakuye imva nakuye ahantu kure cyane mana yanjye. Ubusungu burambwira ngo ntibagiye kunsohora, umbwire ntajya atanga amafaranga n'abana n'aba ba Vanesa bumva vuga kuva yatandukana n'umugore we, habe n'ijipo habe n'urukweto rwa bodaboda. Yego nukumva ngo ari kwiruka ashaka amafaranga gusa, ashaka amafaranga ariko nta faranga ryatanga avuga ngo akira amafaranga nk'umugore wanjye. Gusa bambwira ko babayeho gutugore nyine umuntu atamenya ibizaba. Iyo nza kubimenya ntago nari kubana nawe pe. Nabari mu bantu bagoranye pe. Umva aragoranye cyane kuko Vanesa rimwe muraganira ukabona arisekera, umva ukabona n'umuntu muzima nyine yanyijeje ibitangaza, buretse ndi gushaka amafaranga tugura imyenda y'umwana. Nawe urabiza abagore tugomeza muri ibyo byizere, umugabo ari gushaka nafite gahunda yo kuntu nimbimenye, ubwo nguma muri ibyo finara baranjugunye nta niki irende cecetse ngo umugabo ari gushaka amafaranga yatanka, mubaza ni se byagenze gute, atakazi kagenze nabi gose, ati uyu munsi nta kintu nabonye. Nkavuga ati nta kibazo, ubwo wenda ejo ari igihe bizagenda neza. Kajya zambwira gutyo no guhaha byari ikibazo, ampereza igihumbi ampereza iki, ubwo si ubwo igihumbi ubwo ku muntu w'umugabo niyo aba yabyutse akorera cyane gose, akirirwa agatanga saa 2 saa 3 akazamo igihumbi ngo nicyo yabonye. Nanjye rero kugira ngo ntange amahoro nkayemera, ntago wayanga nzi yuko ndi mugabo aba yagiye gushakisha gutyo. Ubwo rero birangira ntaye gutya wowe kuva wenda yagenda urebye ubona amaherezo ubuzima, kuko njye wabimbwiye kuri telefone ariko numva ni ibintu byinshi ndakubwira wikivuna ndaje urabimbwira mpageze, nk'ubu aka kanya ndigufatiye hano, uretse n'ubwo nari utuyira tubi wenda wahanyura, ariko indigufatiye hano kano kanya uri wenyine, uretse umuturanyi wahamagara ngo akugeze kwa muganga, nta wundi muntu ufite wahamagara cyane nawe pe. Uhamagara uwo mama wawe uri mu cyaro yajya kugera aha ngaha ryari byaba byatinze kwa muganga, wafata umutumiko ukamubwira ngo kurareho kwa muganga, reka ntabyo yakora. Ubwo se yabikora we yabayeho gute i Kigali, yakubwira ati naye ndi i Kigali ndi gushakisha. Ubwo rero bivuze ngo ubwo nimfata nyine nukugira ngo byibura umuturanyi ngeze kwa muganga byonyine ahita yigarukira, ubwo ibindi byose nzabyimenyera. Ubwo nyine nimara kubyara nzahama mu bitaro. Hari igihe iyo ugiye kubyara nta ukabura amafaranga ugumayo maze yigumayo nyine, ubwo cyane ubwo nyine kubera nzaba nakize nta kibazo, ubwo nzahama mu bitaro. Ubwo na nyiri inzu nawe azafata inzu ye. Ego ko baraba bagemura nyine, ari igihe bazaba bangiriye impuhwe bakampa. Ubwo nibwo buzima nyine bagemura byinshi bakampa. Ubwo nyine cyane ikintu wenda umuntu yasengera cyo ni ukubyara neza, naho kuguma mu bitaro byo nta kibazo rwose, ubigumamo Imana yagira bakagusohoramo. None se urambwira cyangwa wenda ari igihe azagira umutima akagaruka, wenda nagira umutima bwo wenda azagaruka aze. Urumva n'igihe azawugirira igihe waba umukeneye ntago namubonye pe. Igihe umukeneye nicyo gihe wagendeye, igihe cyose yagarukira rero n'ubundi azagaruka ntakimukeneye.
waramaze kunoga waramaze kumenyera kuko hari igihe ukeneye umuntu igihe umukeneye akakwereka ko wowe atagukeneye cyane wakazaza muri cya gihe noneho umeze neza wakize wamenyereye ubuzima bubi nyine cyane ko no kugaruka kwe oya nashaka azabyihorera ntabwo natekereza ntabwo nakwifuza kugaruka kwe oya azabyihorere noneho bikaba bikurushaho bikaba bikurushaho naho wari uri bikaba ibibazo ubwo ngubwo rero nashaka azabyihorere rwose ubu nariyakiriye gusa komera wihangane byerekeranye n'imyenda yo igihangayikishije cyane wenda inzu ubundi igihangayikishije cyane ni inzu ariko ubwo wenda hakiri iminsi yishyuye ikindi gihangayikishije ni imyenda kuko muri iki gihe usigaye ujya kwa muganga udafite imyenda abaganga bakakureba cyane rwose akagutuka kuko ntabwo bashyira umwana mu gitenge ntabwo bibaho icyo gitenge se cyo ndakigira si iki ngiki cyonyine uri kumbonana se wowe ubana n'umugabo ntushe nawe rero ugize nk'umwana yego ku mwana gute ko abagabo bashukana ubana n'umugabo ntuvuge uti byibura nta mwenda nta gitenge nta mwenda w'umwana nawe ukicara ugategereza ukizera umugabo 100%. utamwizera none se nyine yagutera izo njuga ukamwizera mukabana uvuga ati wenda nitumara kubana azabigura twarabanyangurira iki biba birarangiye ambwira ati nzahiga amafaranga nkugura ibitenge none dere birangiye anteye inda ntaye ubwo ngubwo nta cyerekezo ntacyo pe ubwo rero kujya kwa muganga nyine Imana izamfasha abandi babyeyi babime